tubanze kumufana ba APR icyo bavuga ku gutsindwa kuri penalty 6-5 ku mukino wa nyuma wa Super Coupe. Ufite abakinyi bakomeye, ufite abataka urenda kugira kuri penalty kuki ikibazo no mutoza umbwira gute umuntu uvuye muri Nigeria urumva atwaye iki gikombe ari kapiteni agera mu Rwanda ngo nagari ku rwego mukoresha imyitozo by'umwero bingahe bataramenyerana gute zamenyerana kanga ikibazo twibaza ubu APR niyo kipe yaguze abakinyi b'abanyamahanga batari fit mu Rwanda yonyine none se nagarasobanukirwa urwego rwa Ramazari bamaranye imikino 8 nimba umukinnyi atari ku rwego ni gute azaza muri fitness gute twamuhaye n'iminota 10 yo gukina yego gute ureba urose umbwira gute ngo ufite umuringa nka muzungu ni yacenga umuntu na santere yakaka ufite rero nongo Gilbert barafina icega nirimo ubibonye muri bacu 8 ntacyo wahindura bari abanyamahanga baba bari hasi abanyamahanga bari Gilbert amaze gukina imikino 5 yose nta santere nimwe yahindura nta wonu tageti yabona Ramazani cyose amaze gukina nta wonu tageti yatera Ramini batujya muri Simba Day shotoni tageti twabonye niwe wayiteye uyu munsi yagiye he urambwira Godwin Odibo ira winga ubushize yakinaga kuri Simba uyu munsi wambwira ngo yagiye Gilbert turabizagira icenga rimwe amaze imikino 5 nta santere nta shot ubakoresha buri munsi abanyamahanga bari hasi bari abanyamahanga byakanye bakina iminota 90 nta santere nimwe barahindura ndoma twabonye atakina nta winga afite urangije umukize mu kibuga twabonye Mamadusi naho yazi uyu munsi waboneka ko ari gukora penza nakabona tageti waboneka yatewe n'utageti ukamuha iminota 3 umutoza gukina ibintu wamukizere kuri aza ikintu kimwe dufite wagenga za gukina ashaka ubusa kubusa cyangwa kimwe kubusa dore ikibazo dufite ubaragiye kujya muri Tanzania bamutsinda kimwe kubusa nagera mu Rwanda afate babanyamahanga batakina umukino n'umwe abashoramo ngo mubarebe ntago baramenyerana nawe uzi uko ahagarara niturangiza akaga bafana ngo abanyamahanga nabaswa kandi ntibakinyanye na rimwe ntibamenyerana urambwira ko umuntu wakinye muri Nigeria sezo yose aba ari hasi gute ibyo bintu bishoboka Damini Ba wahamagawe muri Mali ya Olympique urambwira ngo ari hasi gute Ramti wahamagawe muri Nigeria muri Ghana jo 23 wambwira ko ari hasi abaye umutwageze mu Rwanda Victor Mbawoma yavuye muri Nigeria mu cyiciro cya kabiri urumva sitwo bizize bahereje ni bari bazwe bagira mu Rwanda 15 ufite umuntu nka Godwin Odibo nubwo ikipe yamanutse ufite Chebede Odibo Johnson utwaye igikombe ageze mu Rwanda akaba umuswa gute nuko uvuga ngo umutoza nta Thierry Foroge na Darko Novic ubuyobozi burebe ahubwo bukurikirana hakiri kare Darko Novic out ubuyobozi ine interview y'umwaka nta Thierry Foroge nta Darko Novic ahubwo ubuyobozi burebe bukurikirana hakiri kare se ibintu abafana bavuze baranze abafana ba APR n'indomoza ubwoba ko basigaye birekura ariko se bakwiriye kuvuga ibibakora ku mutima nta no kwiriye kubashyiraho ubwoba ahubwo bagomba kuvuga ibyabo ariko abafana bumva ko bamaze gusobanukirwa baravuga ingingo zumvikana bafite ingingo ziremereye baramwe bati urumva ikintu aba bafana bagarukagaho cyane Darko Novic abakinnyi yaguriwe baguzwe na APR nabaje kongera imbaraga mu ikipe ya APR Football Club ibi byose turabyemeranwaho kubera ko ikipe ya APR yaguriwe kubera ko Darko Novic se ko yamuriswe yaguze aho rero natangira nanjye kujya ku ruhande rw'umutoza no Darko Novic abakinnyi yaguriwe n'abakinnyi bari baje kongera imbaraga mu ikipe ya APR Football Club n'abakinnyi batahubukiwe APR yari ifite icyo bita scouting team iremereye cyane yabaguze abakinnyi babareba shingira kuki se uvuga ko iremereye shingira kuki ariko hari abantu batumye ntago ari bya bintu byo kutoragura hari abantu batumye ngo bajye bagera ku mukinnyi bamwegere bamubone neza ariko se iriya systeme ni ya APR gusa cyane y'amakipe hafi yose mu Rwanda yes abatoza ntibagurirwa Erega ikibazo ntago ari ukugura ubudasa bwa APR ntago ari ubudasa bwa APR abatoza benshi baragurirwa mu Rwanda abanyamakuru buri gihe badushinja ngo twigize byose ariko twe turebera ahandi uko bigenda ubundi muri abatoza muri abagenti ntumbaze iby'abanyamakuru bakora mu Rwanda ariko ikiriho Darko Novic yasanze APR Football Club irimo iragura abakinnyi
bitwa ko ari beza kubera ko amakuru bahawe n'abantu batumye bari babizeye aperi yari bizeye bari babizeye kuko urumva ikintu cya mbere bashingiragaho Claude aperi yari yavuze ati umwaka ushize imikino twaguze abakinnyi kuri pressure tubagura mu minsi ya nyuma aribwo bakidukomorera kugura abanyamahanga dusa nkaho tutitonda neza ngo turebe tubagura kubera ikintu cya panike ni pressure ariko baravuga bati noneho abakinnyi tugiye kugura uyu mwaka w'imikino ni abakinnyi byibuze umukinnyi ugomba kuba afite profile y'ikipe y'igihugu icya kabiri umukinnyi mwiza utarengeje imyaka 25 batoya abo bakinnyi ni ba Lamine Ba ni ba Yuswane bose ni muri iyo myaka hanyuma Darkonovic icyo abafana bamushinja ntabwo ari uko abakinnyi ariko mbere yo kugera kuri Darkonovic abo bakinnyi nyine iyo profile barayifite one iyo myaka niyo second bakinira ibihugu byabo yego bavuye no mu makipe akomeye bose ni abakinnyi aperi yaguraga abakinnyi wareba ugasanga ni Tadeo Ruhanga baramubona na Asha Ibub ariko aperi ikavuga ngo ntabwo tuzongera kugendera ku bigwi by'umuntu yakoze tuzagendera ahubwo ku mukinnyi njye arimo arakora current form ubwo aho ngaho rero aho ngaho nagira ngo tubigenderemo neza tuze gushaka ikibazo kiri mu buyobozi bw'ikipe ya aperi cyangwa ikibazo kiri muri coaching staff y'ikipe ya aperi ikinyamakuru gihe cyanditse titire ivuga ngo ikibazo ni umutoza Darkonovic cyangwa n'ubuyobozi bwa PFC question mark urimo ugenda ubisengwa neza reka rero tubyinjiremo neza abayobozi b'ikipe ya Aperi Football Club bavuze icyo Rugangura yavugaga ntabwo tuzongera kugura dufite panic basetinga icyo bagomba gukora bo babanze gusetinga imirongo bagenderaho baravuga bati umukinnyi udafite profile ya equipe nationale ubona winjira muri Aperi Football Club icya kabiri umukinnyi utari mu kibuga currently ngo bakina ari umusitatu ubanzamo ntituzaba ari mu ikipe afite amasezerano akina icya gatatu ntidushobora kugura umukinnyi urengeje imyaka 25 mu ikipe ya Aperi Football Club ibyo byose recruitment team rero Claude nkunganira yego igihari koko nicyo Ruvuyanga bazaga koko niba izo criteri arizo zashingiweho ku ruhande rumwe yego nakwemeranywa n'ubuyobozi bwa aperi kubera ihe mpamvu ariko mfize ijambo ngo koko umukinnyi bibuze ukinira ikipe y'igihugu yego ibe ari ikipe y'igihugu muri rusange ibe ari ikipe cyane muri biriya bihugu cyane cyane byo muri Afurika y'Uburengerazuba ari umukinnyi ukomeye icyo ni icya mbere umukinnyi koko niba ari muto byarabyo bigaragara ubwo rero ubuyobozi bwa peri mu kugura abo bakinnyi ibyo byose baravugaga bati n'umutoza uzaza agomba kuzaba ari kuri calibre yo kwita hose ibyo bintu kuko burya guha konsinya no gutoza umukinnyi nk'uwo ufite iyo profile bitandukanye no kuzana umukinnyi uri muri classe yo hasi yego urakoze cyane ngira ngo turagendana tugendere kuri cyo wabazaga tubanze duhere mu buyobozi bwa aperi none tujye ku mutoza yego aperi yabanje gushyiraho criteria bazagenderaho muri za recruitment izo batubwiye izo babwiraga mwazumvise icya kabiri aperi yaravuze ngo ntabwo tuzongera kugura umuntu bya widir numvise bavuga ira deploying yohereza abantu bajya kureba abakinnyi byarabaye Regis yagiye muri za Senegal yaragiye ba Musoni bo muri Mukura bagiye Musoni Prote MD wa Mukura n'uwitwa Jado uramubona wo muri Heroes uko nako ari kumwe na Perezida Fideli nawe yarabafashe cyane na Kadafi yaragiye abo bose baragiye bajya gushaka abakinnyi hari n'abanyamakuru ngo bagiye abona ntago mbizi nanjye nabizi so ariko urumva ko ari amazina y'abantu abanyamupira babijyamo sibyo bakora recruitment niyo mpamvu Aperi Football Club hari abakinnyi yaguze amafaranga menshi ntabwo iby'amafaranga abantu bajya babimenya ngo tubimenye kubera ko ntabwo babihawe na ba nyirabyo ngo bakubwize ukuri havugwa byinshi ariko abakinnyi benshi bivuga ko baguze amafaranga agera muri za miliyoni 100 zirenga hafi 200 ni abakinnyi Aperi yavuga ngo twahenzwe kubera ko twageze ku isoko tukagongana n'andi makipe akomeye cyane uvuya Al Hilal twarwanaga umukinnyi Simba Sport Club twarwanaga umukinnyi twasanze ibiciro byarazamuka icya kabiri Aperi yavugaga nuko abantu twagiye kugura twasanze ku isoko igiciro cyabo cyarazamutse kubera ko bafite izo profile bagifite na rêve bagifite inzozi zo kuzakina
hanze niyo kesi ya Ariyusuwane bavuga ngo yanze gusinya atarazana umunyamategeko wiwe kuko ngo agifite icyizere ko yakina no mu Bufaransa urimo urabyumva ikindi cya gatatu cyatumye APR ivuga ko yahendwaga n'abakinnyi ni uko yavuga ngo twaguze amasezerano yabo. aho ni ku ruhande rw'ubuyobozi. Yes, recruitment bazikoze mbere yuko Darkonovic aza. aho rero niho abantu bakweshoninga APR Football Club bakavuga bati mwari kubanza umutoza batumutoza twamwumva ko yaje agasanga maybe ibyo expecting agatabyo yasanze kuri kiwanja ariko tujye ku mutoza Darkonovic ubwo aho urablaming ubuyobozi bwa APR butinda gushaka umutoza kugira ngo yikorere recruitment ariko hari icyo ndibuze kubaza anagendere reka nk'urugero uwo bita Robertinho wo muri Rayon Sport yasanze abakinnyi barabaguze ariko yarahageze ahita avuga ati no ndabona nta rutayizamu mfite mushyiremo imbaraga mushake rutayizamu nubwo wabonye Rayon Sport ejo bundi yari yatangaje ngo yarangije ibya recruitment ariko urumva ko haje umukinnyi mushyashya ahubwo ari n'undi ushobora kuzana no mu full strike ibyo ngibyo ni recommendation z'umutoza. Darkonovic yashoboraga kuba yaraje mbere umukinnyi bamuzana akaba ari wanza akamwemeza ubundi akabona kugurwa icyo hakiri na room yo kuba bashakisha n'abandi bakinnyi nk'ikipe izasohoka yanasanga deja contact zararanye so aho ngaho ni wavuga ngo reka dushyire blame ku buyobozi bwa APR Football Club ko mbere kujya gushaka umutoza bagomba kujya gushaka mbere kujya gushaka abakinnyi bagomba kujya gushaka umutoza ariko baza nabo bashobora kuguha igisobanuro kivuga ngo twari dufite ubwoba ko tuzagera ku isoko dusanga abeza baragiye niyo mpamvu bavuga ngo twashyizeho scouting team bagomba gukubita tukabangura abakinnyi beza bagiye hari ku isoko tukabarwana n'amakipe akomeye hanyuma tukazazana umutoza mwiza nawe utoza abakinnyi beza aho ni kuri side y'ubuyobozi kuri side ya Darkonovic I do agree nemeranya neza 100% n'abafana b'ikipe ya APR Football Club reka barakare reka babare Ruvuyanga kubera ko abafana ibundi ikintu kituma football mubona buri wese aba afite igitekerezo yivugaho nuko ni ikintu kigenderana n'amarangamutima y'abantu ku kintu kijwa ku marangamutima y'abantu ntabwo ushobora kuza ngo wipositione wigire Messi reka mikoresha iyo terme ntabwo kugira Messi ngo uvuge ngo ni ubimetereza kurenza abandi no kuvuga ngo ubuhanga bwawe mu byo ukora ntabwo ubufitiye UPI niba yanditse ku muntu ubwenge buri common buri shared abantu bose bagira ubwenge so niyo mpamvu buri wese aza akabona point y'icyo yavuga impamvu mubwira rero ndahamanya n'abafana ba APR Football Club Darkonovic yatangiye gukoresha amagambo nk'ayo Thierry Froger yavuga nzabikora uko mbitekereza ntabwo nzagendera ku by'abafana bavuga ejo bundi Michel Zami baratangira kumuririmbira nk'uko Thierry Froger bamuririmbira ngo nta mutoza dufite abafana ba APR bariraga ngo nta mutoza dufite kuri Thierry Froger kandi atsinda buri munsi yaratwaye igikombe ari unbeaten ariko bakavuga ati umupira ni umwumbati nta ugenda ntacyo tubona ni igitego kimwe nibyo bana abafana bavugaga. Darkonovic rero yaraje asanga ubuyobozi bwa APR Football Club ntabwo ari umuswa ni umuprofessionnel bamwemera kwizana staff yiwe umva impamvu Darkonovic ari umuntu wo ku blaming today yazanye staff technique yiwe APR irabimwemerera ntabwo bamukiriye abatoza bungirije aho yasanze baramubwira tuzakorana naba ariko izanira ababo arabazana. Darkonovic yaje asanga APR hari abakinnyi yaguze baranabamubwira bamwerekana profile arazibona mbere yo gushyira umukono ku masezerano yagomba kubanza akavuga ati no je doute ku bakinnyi mwaguze reka manze mbarebe ntazaza ntabwo mu matsa mu kinyarwanda niko bavuga nkasanga wenda maybe ndimo ndasinya kuko mu gusinya hari ibyo yizeza APR Football Club nuko ikipe ntabwo musinyije kugira ngo ayeshe ikuzo mu Rwanda kuko iryo kuzo irarifite iraryambaye iryo kamba ahubwo ni ku ruhando mpuzamahanga yagomba kuvuga ati oya reka manze ndeba abakinnyi mwanguriye mbone gushyira umukono ku masezerano muri ibi ngibi ngiye kwiyemeza kuko ibyo byose mu masezerano ye harimo ko agomba gutwara ikipe akageza ku ruhando mpuzamahanga akayinjiza mu matsinda ya Champions League
so kuri Darkonovic rero ko yaremeye gushyira umukono ku masezerano bivuze ngo kinedi consent niba ntacyo wavuze ubwo wemeye ibihari iyi naze rero yasime la responsabilité abafana icyo bamushinja abakinnyi si wowe wabaguze turabyumva abakinnyi batubwiye profile zabo abanyamakuru barazitubwiye turazumva turaziryoherwa bashyire mu kibuga umupira ubananire nabo biexprime tubirebe nicyo ngicyo bamushindirwa nta n'ikindi ruvuya wowe terura abakinnyi baguzwe ubashyire mu myanya yabo noneho ibyo uvuga ngo urababona ngo mu myitozo ngo bona nyine ngo ari abakinnyi ngo batari kuri karibre natwe tubyibonere abafana ba peri bo barakubwira ngo umukinnyi mushyashya agaragarira mu mikino y'ibitabara kandi imikino y'ibitabara warayibonye myinshi izo precision zose ariko ntiwabakoresheje none uzabamanura kuri azamu kandi ushaka itike yo gukina na piramide aho ngaho birumvikana ariko icyo nashaka kubaza Darkonovic haguzwe Chidiebere ari muri APR Darkonovic haguzwe Godwin Odibo ari muri APR Darkonovic haguzwe Lamine Ba ari muri APR ariko c'est pas sans recommandation ntabwo ari we watumye ariko nyine yari arimo bataragurwa contact zari zarabaye ariko niba basinye ariko muri Tanzania haje Chidiebere Godwin bamusanze i Nyarugenge Lamine Ba byari byararangiye bamusanze i Nyarugenge ibintu bya Lamine Ba byarangiye mbere ko bagihamagara ikipe olympique ya Mali bavuga ngo Lamine Ba yahamagaye muri equipe olympique ari mu bareserve ibyo byose c'est pas son recommandation nta kibazo icyo nashaka nta recommandation ye ariko kwizigira na Axel ikibazo ndashaka kubabaza ni wowe wivugiye criterias zagendeweho muri recruitment team ya APR yego kandi izo criterias twabonye zarabaye implemented zashyizwe mu bikorwa si byose yego nta mukinnyi waje ari handora bihabanye n'ibyo bifuza yego none ko ari abakinnyi wumva nyine bakomeye bafite profile iri hejuru Darkonovic ni wo kubanga nyine ari muri position yo kubanga kandi turimo kuvuga ko ari abakinnyi b'abahanga bafite profile zihambaye nakubwiye ngo impamvu atari muri position yo bamuguriye umwumbati impamvu atari muri position yo kubanga nuko nawe yemeye gusinya amasezerano nyine ndavuga kuki atabakinisha nuko ari abaswa nicyo nibwo kwibaza ngubu kuko twamaze kubona yuko ari abakinnyi b'abahanga so far igitekerezo cya nicyo niyo mpamvu nyine nibyo abantu barimo baribaza twene ngo turi mu bitekerezo bya Darkonovic ngo twasubiza icyo kibazo n'umuyaga icyo arimo aravuga Darkonovic aravuga ngo ndabareba mu myitozo nkabona hari level batarageraho nibyo abafana barimo barabablaminga bavuga ngo bati bavuye mu makipe akomeye ni abakinnyi b'ikipe z'igihugu nibyo aba bafana bavugaga muri interview yabo bavuga bati habaye iki mutubwira ko abakinnyi beza bavuye mu makipe meza bakiri bato nk'uko byavuzwe batarimo barahabwa umwanya kuri Darkonovic blame afite abafana barimo baramushyiraho wumvise umufana ikintu avuze aravuga tubaragiye ayongera akinisha ikipe atsindwe kimwe ku busa na Azam nagera mu rugo abaterekemo duhita dutangira tuba blaming tuvuge ngo nabaswa kubera ko abakinije na automatism so Darkonovic nibyo kimwe mu bintu ntemera muri APR nuko rimwe na rimwe abafana bafatwa nkaho nta jambo rinini bafite mu ikipe yabo kandi ikipe wayishinze abafana nibo banyirayo kubera ko nibikorera ni amarangamutima yabo abafana ijwi ry'abafana rigomba kumvikana ahubwo abafana ba APR nyine bashimira cyane ko bamaze gutinyuka ubundi kera ibi ngibi bavugiraga amatamatama ntibyajyaga biba bavugiraga mu matamatama rimwe na rimwe ariko ku ruhande rumwe ukabumva kuko hari n'igihe bavugaga ibintu ugasanga batangiye no kubashakisha binyuze wenda mu bayobozi babo bavuga bati biriya bintu twebwe mu bintu byacu mu buryo muri APR ntabwo byemewe ariko urabona ko ibyo ari byo byose urabona mobilisation z'abafana zibaho inama z'abafana bafandika bagambe basonga mbere abo bantu bose afite bahuriye n'abafana ba Kazungu urabona byibyibuza ku kuboko kwabo turakora ariko ngewe nkumbuze ikibazo mbuze nyine twegera muri Murera mbuze ikibazo aho kiri wambwa no ngo tubyegeka kuri indi kandi kirumvikana ruvuya mbuze tubyegeka ushaka kumva ikindi dusoje iyi ngingo tubwira Darkonovic ikibazo muri APR ari iki kuko tumaze kubona ko abakinnyi bavuzwe ari beza ikibazo gihari muri APR kugeza uyu munsi ni umutoza agomba kubyikorera
impamvu afite ibibazo ni bibiri. Niba uri umutoza mwiza ukomeye ugomba kuzana abo bantu uvuga ngo badashoboye ukabakonvertisa ukabagira abantu bakomeye, niyo nshingano yawe. Ufite fitness coach, ufite abatoza bakunyirije, ufite tekinike zawe warize, ufite diplome. Fata abakinnyi wumva usanga badakomeye, baha imyitozo, bahiri extra, bagira ibitangaza, bashyire ku rwego, si izo nshingano zawe se? Icya kabiri, kinisha abakinnyi kuko ntabwo ari wowe wabaguze, ntawe uzagushyiraho brave. Bashyire mu kibuga abafana babinjoyinga. Niba abana badashoboye koko ujye ubicaza, ariko abana bafite igitekerezo. Niba abana badashoboye bazaveba ubuyobozi. Barimo baraveba ni kimwe. Niba arabona Mamadusi akina iminota 90, niba arabona Uwodibo akina iminota 70, ariko Novici kuri uwo mutwaro yakinisha abakinnyi, shyiramo abakinnyi mu kibuga, we bamurike, ikibuga kizabamurika. Urumva ikibuga nikibamara kubamurika abafana nabo bazikuriramo igisubizo. Umupira ntabwo ukinirwa mu nzu, ukinirwa mu cyumba, ni kiwanjani, rectangle ve. Rugamba aravuga ati ntacyo mbonye ngo binjeme twamuvugirije induru. aho umufana abafana tuzongera tubavugisha, batubwira bati kocha yarakoze, abantu rero bakinishije ntacyo tumuveba, batangira kubeveba ababaguzi bavuga ati batuguriye mumbati. Kanyarwanda muri aperi bimeze nabi. Kanyarwanda ifite ijambo. Reka maze mbabwira aka kantu. Kuwa kane abafana barimo baragura amatike yo kuzaherekeza ikipe yabo aperi, yego bamaze kuzura kwa Steri n'igice, imwe n'igice mu kirere. Mbere ko avuga ko ari ebyiri ahubwo ngo ni imwe n'igice, kuko narayemuye n'umwe mu bayobozi b'amafani club, cyangwa benshi bazagenda n'indege. Bambwiye ko kuwa kane ngo hari n'abandi batangiye gucika intege ariko kubera match ejo bundi, batangiye kuvuga ati nta match ya Super Coupe, ati nta kipe abafana ba aperi namwe mukamera gutya. Baretse gato match se isa ni kuwa kane rero Toto Julio biza bita Toto Julio kugira ngo warukaka mambo vipi president, kugira ngo mwumve berekeze ikipe, kugira ngo mwumve ko nyine ibintu byatangiye gufata indi ampleur, byatangiye kugira ubundi buremere. nuko abayobozi ba APR Football Club batumiye inama igitaraganya kuwa kane saa 3 mu gitondo hano kuri office umukutano n'abayobozi ba fan club, n'abayobozi b'abafana ku biro bya APR. Ariko bamwe bati ntabwo iyo nama twizeye kwije gufata uruhande rw'abafana. Ikibabaje nuko ushaka kutubwira ngo ni mapoze mu ngingo z'ibyigwa mupowe ibizaganirwaho ari ugucecekesha abavuze, aho kugira ngo bakemure ikibazo bazacecekesha abavuze. ngo ni icyo ngo bafitiye ubwo baravuga ati ngende mubwira abantu baceceke. Umufana ragane nk'umuturage umuha ijambo, Karasira cyamane n'imfura ntabwo twiza gatabiye. Ari umwana w'umufana wavuye i Rusizi ejo bundi bigaragurwa muri stade, ngo nagurishije mu ihene nyogokuru nje kureba ikintu, nambuka ishyamba ngurije n'ihene nyogokuru, none nta n'umupira mbonye ndasubira Rusizi mvuga iki ndagerayo. Colonel Karasira twizere ko ibyo tabijyamo, nashaka ikibazo aho kiri n'ibyo abafana. Ikibazo mubwire Darko Novic ashyira abakinnyi mu kibuga, abafana bazaza.